uhageze amafu n'amafufu biragufubika ukaba umeze nk'uwanyweye amata amagi ibigori uko n'amateke Kamonyi ufite ahantu heza ariko ikibazo abantu bagenda muri Kamonyi bagenda kuri kaburimbo ntabwo bazi noneho izindi natire ziri muri uyu musaka kwa ahantu ndeba hano hantu rwose Ngatetu 50 Ngatetu 50 umunsi mukitizo umunsi wo kwibohora kandi burya ikoresha igihe nabi urasigara kubera yuko muri iki gihe no gukoresha igihe kandi wihuta bari kwitegura nta kibazo muri rusange rero mu buzima bw'igihugu abanyarwanda uyu munsi turatekanye kabisa bibuka iki nako uyu munsi nyine yubaye bahita niki gitakiza mu mitwe y'abanyarwanda urabona mbere urabona ko twari tuboshye ariko kiriya gihe cy'ubukorone abanyarwanda iyo bamaze kumva iyi tariki uyu munsi yuko twibohoye bumva ko noneho bageze muri demokarasi koko isesuye buri muntu akaba afite uburenganzira bungana n'ubwundi kandi buri muntu wese akaba afite kugira ngo ageze igitekerezo kuri mugenzi we cyubaka igihugu atari ukuvuga ngo ni hirya no hino abaturage bagahura n'abayobozi bakaganira nk'ubu ushobora gusaba ngo hakenewe iki ubusa aha hantu kugira ngo hitabweho si uko mwagiye mubitangamo ibitekerezo dore impamvu rero nk'ubu urabumva ko demokarasi icyo ari cyo ni ukwibohora koko kava mu ngo y'ubukoroni nk'ubu bino bintu nyaburanga batabishyigikira ngo bikomeze biyoborwe n'abandi biba bikiboshye ariko noneho twasabye uburenganzira barabubungabunga urabona ko uraje uratubajije tukweretse ikibuguzo cy'ibwami n'abandi bari ahandi bazabibona n'ubu bose n'abanyeshuri mu kanya barahavuye biga amateka baraza abantu bavuye kure benshi cyane n'abazungu baraza benshi niyo se nakubwira ko hano hirya bagiye kubaka agahoteli tujya turuhukiramo singiye intebe nakwicajeho abazungu baza bakicaraho aho ngaho wicaye ndabona imaze urayibona ubwo ngubwo iyo ntebe baraza bakaruhukiraho iyo bamaze kubyita kandi urumva ko hari n'akayaga bagafata n'ibyo kurya n'ibyo kugira bati urumva ko noneho hakwiye ndabona hari na kiriya gikoresho naho bashyira nahajya imyanda bivuze ngo umuntu hagomba kuba hari isuku kandi biragaragara ko harimo hashyira imyanda ibora n'itabora hano hasi rero harimo amasenga impyisi zabagamo impyisi mahuma harimo n'ahantu abazungu bitoreza bakorera imikino yo kuzamuka hari ibyuma bashyizeho ku migozi hano hasi turahagera mu kanya urahabona dukata tugitaha ahubwo turi gutinda twe gutinda tubanza twereka ahantu bashaka gushyira hoteli dukata tujya mu masenga hari igikoresho ni dustbin hajyamo imyanda hajyamo ibora n'itabora bivuze ngo ahantu rwose abanyarwandakazi ahantu hakwiye kuza bakamenya amateka yaho bakamenya urabona baraza bakanateka harimo abarara urabona ko hano hajyamo imyanda ibora hano hakajyamo itabora ubwo ikibura noneho ni ukuhashyira inyubako ifatika ku buryo bazaza noneho abantu bakwinjiza ifaranga reka mugezeyo wowe guma hano hejuru turagaruka basengera bavugira ishapura ariko bahamanuka ntabwo tugusiga kuko ntabwo kwasengera byemewe
we genda Kamonyi urarenze. wabibonye urashaka kugenda ureba buke bukeya hano mu bitare ni hano mu aha niho mu bitare bya Musha bitare bya Musha. aha niho mu Masenga ntabwo ukora ku ivumo rinini utazavuga ngo wenda ntabwo hageze neza ndashaka kukwereka aho ugenda bukeye Bakubwiye aha hantu Abanyarwandakazi aha hantu hateye ubwoba, ariko nubwo hateye ubwoba aha hantu hari akayaga pe, waharuhukira nta stress wavana aha. Abantu bari Kigali, abantu bari Burengerazuba, abantu bari hanze y'u Rwanda mudukurikira muri benshi, Kamonyi nayo batuye reka tubereke ibyiza bitatse Kamonyi uko biri kose. Urangaye gato umuyaga wakuguru urangaye gato ukagenda witonze ariko ukagenda kubera ko haba harimo utuyira tugenda tuzi ukagenda bukeya kugira ngo urebe ubutayu ugendere ugenda bukeya abazungu rero bahamenyereye bafite ukuntu basiga bashyira imigozi bayishyire ntabwo nahakoretse hariya hirya imigozi iri hariya hirya iragaragara se, hari ibyuma biri hejuru iri hehe biri hariya hirya turi buze kubigeraho niyo mpamvu twakaze ibyuma bashyize hejuru ku butare hejuru baza kureba niyo wakunze imigozi noneho bakatumbagira no kuzamuka bukeya hano no kugenda bukeya ukagenda bukeya wagira ngo ni bisaba kugenda bukeya rero aha ngaha hose ni mu bitare ni uku nguku hose hameze ubu turafite ntabwo tugiye kukwereka hahandi abazungu bazamuka uko rero none amateka hano Mushi bavuga iyi Mushi urabona ngo umwami yaraturutse hariya za Kamonyi tubwireho gake naho yaraturutse za Kamonyi akomeza ajya mu bikingi ibwami mbese ajya gutambagira ubutaka bwe aravuga ageze hano rero kubera ko hari amafu ageze hariya hejuru niho babonye hariya twakweretse bamushyira bamurutse bamaze kumurutsa rero bamaze kuruhuka tubanze tubuguze turuhuke n'ikimasa cyera kigendanaga ahangaha aha niho iyi ni handi bashyira imigozi ni bya byuma by'imigozi ubwo abashyiraho imigozi nuko ubwo ni handi epfo bayishyira se bashyiraho imigozi ubundi bagakurura bakagenda bazamuka bukeya bazamuka kuri ibyo bitare hano hararyoshye. ni meza noneho turahinguka ruguru twongera duzamuka dufata n'ahandi kugenda bukeya gake hazi hano nyine no kugenda gutsimbagira buke urabona wa musaza ari kwanyura umuyaga wamujyana ntabwo umusaza yahanyura isereri n'umuvuduko ashobora kugenda gake gake mbereka ngo urangaye gato wagendanira aho ntazabajyana ahangaha ndahabagejeje namwe mwirebere imisozi ya Kamonyi ahantu mushaka kuruhuka hano ufite stress ufite wahabonye akazi kenshi muri iyi rero hariya hose harimo twuma watubonye twa twuma niho abazungu bazamura imigozi bashyiramo imigozi bakazamukamo ruguru bagatumbagira bazamuka biba biryoshye cyane iyo harimo abana b'abasore bazamuka rwose ugasanga ni biraryoshye cyane bareba Mushi bo
biteretse. bakongera bakamanuka bakazamuka bakongera bakazamuka. biraryoshye cyane. Ubona naza kukugeza hirya iriya hari amasenga menshi. Hari amasenga menshi. Iyo naho hose ni mu masenga. Rero bita mu masenga. Wayabonye ukuntu umushi umeze? Rebera. Reba ukuntu imeze rwose. ntangiye gufatwa n'isereri. Iyi niyo mushi. Wayibonye amasenga ya mushi. ubundi ahantu ntabwo waza ngo ubwo rero ni ukuvuga ngo cya gihe abazungu bamaze kuruhuka baragaruka bakisasira muri uka gashinga bakaryama. Akayaga urumva barafata imigozi bakayibuza mu kayero. urumva akayaga katuruka aha niho iyo bamaze kuzamuka no rutare baricara bakiryamira cyane bakiryamira rwose ati nta kundi bakaruhuka ariko ahantu bumva ko bumva kana akayaga gaturuka mu kibaya rwose ahantu hari amafu. reba ikibaya cya Kayumbu kizamura akayaga urabona mu muceri wose n'epfo urusu mu gihe cy'imvura ndiko waratuzi tu aba ari amazi meza amanuka neza kubera utu twatsi tugenda tuyagabanya ahantu kadufata ifoto ahantu urabona rwose ko akantu hameze neza cyane. bantu bari hanze y'igihugu, abantu bari Uganda, abantu bari mu Bufaransa, abantu bari Ghana, abantu bari United States of America, abantu bari impande n'impande z'isi yose. Nagiye mbabwire ngo niba ushaka kuruhuka, ushaka kugira ibihe byiza muri iyi mpeshyi, iyi sama niba utageze mu majyepfo mu karere ka Kamonyi mu bitare bya Mpusha, dukomeze turebe n'ahandi bagende badutambagiza tumenye ibyiza bitatse iwacu Kamonyi. Nuko ushaka kuzinaha uturutse mu mujyi wa Kigali uraza wagera hariya ku Kivumu cya Mpusha na Nyarere aho muzatubwira amateka y'Kivumu na Mpusha na Nyarere. ubwo nuko ngo rero umuntu tugiye kurangira umuntu uvuye i Kigali uraza wagera baduhagare tubarangire neza turangira abantu bavuye i Kigali bashaka kugera aha hantu ari i Kigali arajya muri gare Nyabugogo atege imodoka ibya mu majyepfo Muhanga nagera ahantu namara kwambuka Nyabarongo aze agere ku Masuka hano mwatubwira agere ku Kayumbu ku iteme rya Kayumbu akomeza umuhanda wose ni hariya hari hasi akomeza umuhanda wose ajya Muhanga nagera ari hafi kugera ku Kivumu cya Mpusha na Nyarere hararete hari n'ibyapa yanditseho Kivumu na Mpusha azakata umuhanda ngo ni w'iburyo uzabona icyapa kirongo Mpusha Rock Adventure noneho azakata umuhanda nagera hano kuri kiliziya Kivumu akomeza azagera ku kagari ka Kivumu akomeza agera hano bita mu Cyanika akunda kuremera agasoko sateri bishyushye cyane noneho naza azagera ahantu hari amashuri yanditseho hariho icyapa cya Mpusha aho bita mu birembo bya Mpusha ubwo abaza abayinjiye Mpusha ubwo noneho azamuke agahanda kari hagati y'isantere umuhanda w'ibumoso azawusiga azamuke azahita ahinguka aho ku Kirenge cya Ruganzu aza agera ahangaha ubundi azaba yinjiyemo neza ubundi stress zose ubwo urumva ubishaka wese niyo nzira nta yindi azabiyoboza ubundi tubarangiye ikaze abanyarwandakazi abantu bose turabatumiye urabona ko abanyarwanda bamaze kuhamenyera amaze kubona inzira nyinshi ubundi kera tucyaragira mwaragiraga hariya hejuru twajyaga tuharagira tukajya tuza kwihishamo hano ariko abana bakaducunga utwana duto ntabwo twazagamo hazagamo abana bakuze bamaze kumenya ubwenge tukaza tukajya twihishamo tugateka twazanagamo n'inkono tugateka turatekaga ntese ubundi ubona ahantu hatameze neza n'imvura iyo yaguye ntabwo kiriho cyo nuko kuzahashyira wa mugani nk'amazu amahoteli ibikorwa remezo bizatuma abantu bahaganiye babona ibyo kurya bakabona aho bacumbika. Wabonye yuko bagomba abenshi bakure bazana ibyo kwitekera kugira ngo bahagenzure. Urabura umushoramari bashoramari muri Kigali muri gukora iki? Bashoramari muri mu majyepfo murakora iki ko mutaza harabura iki?
Abiki. Niba hashyira ka restaurant. Nk'ubu ngubu natwe Iyo kaba karimatasiyo. Karimatasiyo. Nk'ubu tuba dufashe amata. Tukayanywa tukongera tugatembera. Ndi kubona nkabona bizanira amapaki. Amapaki bizanira ibyo kurya. Ibyo kurya. Ariko nabona kuva hano ujya hirya iriya mu cyanika nakubwiraga ni kuri. Ariko harimo akantu bazi ko bari buze kubona ahantu baryama bahafatira ibiruhuko rwose. We ariko ndagira mbabwire ngo ni heza cyane 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 cyane. Ni hagari bazi igihe twagendeye tutaraharangiza. Bisaba gushyiramo akabaraga cyane. Turabona ko ari ahantu heza cyane. Nanjye ko twarangiye reka kimwe n'umuntu urwara imitsi iyo kera hamunyuzaga n'agaha Imitsi yabaga yakize. Iyo uterega umuntu ahantu arazamuka. abo nyine niho amasenga. Abo rero kubera twakundi bajyaga bacukura amabuye bagiye bayakubita. Noneho amasenga none ifaranga ryari rigiye gutuma baharimbura. Harimo imyobo minini cyane. Ko hari amabuye rero n'amabuye akomeye. Amabuye akomeye cyane. Hari amabuye akomeye rwose. Ubona ko nk'iri ngiri ryakubaka umuhanda. Ariko barababujije nta muntu cyongera kuhakorera. Oya kirazira. Aha ubona ko haramenyereye. Kirazira rwose nta muntu cyakora. Oya. Urumva ngo ni ibintu nyaburanga. Bigaragara ko kera bajyaga n'abanahasengera. Cyane. Kera barahasengera. Ariko ubu barabujije. Ntabwo nibo bahabona. Gusa ahantu ahantu haje nijoro. Wenda ukajya nkangaha nijoro. Ukagira gutya ukajya nk'ikigukanga. Niyo mpamvu njyewe nanjyaga ngira ngo wenda ni ahantu wenda hatereye. Nese nk'ahari ushobora kujyayo wenda ujyanye nk'itoroshi. Wahamanuka se buriya? Nyine urugero itoroshi ukarijyana. Wagira umwaku rikakuzimana. Wavayo uryamaho. Waryama aho ngaho mpaka kugeza uhagiye n'imvura ikahagusanga. None bisa kugenda gake bisa kugenda iyo imvura ihagusanze hari amasenga kugamamo nkaho ngaho wegera ibuye. Kugama mu bitente ntibyemewe rero. Ntashobora kukwasiriza. Nta nkubu hari impamvu nyinshi zo gutuma bahabuze. Ibwami umwami yahavumwe ntango haragangahuwe. urebe ibuvuma. Haragangahuwe ndakora. Twaje mu buvumo. Noneho ngaho mbwira nawe ngo imvura zakuyagira wageze mu nyine duhumye. ubu wajya hano ukigambira nta mazi ajyamo. Kera habagamo Impyisi mahuma. Wabibonye? Ubuse nta kintu kibamo. Nta kintu kibamo. Ntabwo zaburamo. Oya da. Uwiteka Nyiringabo. Nagushimye ndi muri ubu buvumo. Bwampusha. Nagushimye nizeye kuri hano ndeba. Bana nanjye hataba harimo impyisi. Oya ntazo kubera ko abazungu bakunda ko haba. Ikamenagura cyane. Buri gihe. Kuko urabona rwose ahantu ndimo. Aho ndi murengezi uretse wowe. Nta kimwe nakishoboza. Shobora kujyamo singaruke. Oya nta kintu kirimo. Yezu Kristo Nyiringabo. Nyirimpuhwe. Ndi muri ibi bitare byampusha. Ahangaho imvura ngo yakunyagira ukagira. Nyenda byumva. None se kugama mu byo ni byiza. Ntabwo ari byiza ariko rero umwami yasize hagangahuye ntabwo. Nta nkubishobora. Hano hari umugisha. None se kuba habaho imyaka n'utwaka ntabwo bari yakubita. Ntabwo utari uramanuka. Urutare rwamanukana. Gusa urumva byagira. Aha ni mu buvumo. Ubuvumo ngubu. Nanze kugenda nakweretse amasenganyayo. Ni ahangaha rero. Ngubu reka dukate twizamukire. Tuzamukana he? Banyarwanda kazi. Twagiye duvumo nu. Uranga neza rwose uhamagara Abanyarwanda baze barebe dufite abantu birwa abantu bataza ngo barebe amateka. Bataza ngo Kamonyi bajye kujuru bya Kamonyi baje hano mu bitare abantu baruhuke. Ahubwo turasaba ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi. Abayobozi bamusambira ahantu rwose hakwiye ibikorwa remezo kuko ahantu haragaragara rwose ko ahantu ni ingenzi. Ahantu hakinirwa amafilime, ahantu abantu bahafatira ibiruhuko. Hakaba hari ibikorwa biteye imbere cyane. Muze
twahatambagiye ariko birasaba kuba umuntu afite imbaraga. Reka twongere turuhuke. Birasaba kuba umuntu afite imbaraga nk'ibyo batubwiraga ngo uramutse uhigabije uziko twajyaga tugakamakamba. Hari ahantu ni harehare kandi noneho ni habi, ntabwo bari batashye batabonye amasenya neza. Iyo imyaka mfite ntinyemereye kumanuka hariya, Ntabwo wagerayo, ntabwo namwe b'abasore murakambakamba. nagiraga nkugira ubwoba. Nababwiye ngo numva ufashwe na muzungu. Imyaka mfite ntabwo ihanyemerera, inyemerera kubereka mukagenda. Ariko mu cyaro abasore mwarahasimba. Twaragendaga Ubonye aho bashyiraga imigozi, aho bashyira imigozi. Abazungu iyo baje bashinga imigozi bagakora siporo. Hano hejuru no hasi, noneho bakagenda bazamuka bakongera bakamanuka. Atari byiza, ukaza rwose ugataha waruhutse neza cyane. Reka n'abazungu ariko nta munyarwanda babikora. Nabashimiye rero, mwakoze gusangiza abanyarwanda ibyiza bitatse Kamonyi. Twarimo tubwira n'abantu bari impande n'impande ngo bazaze barebe ibyiza bitatse Kamonyi, baze barebe ahantu wahagera wahita hari akayaga, ntabwo hajya hashyuha, nta bushyuhe. Ubu ngubu abantu bahashyize nk'ibikorwa remezo, bakahashyira amahoteli, bateye hafi kuhagera, yarahirya bateye intambwe yo kuhashyira intebe. Urumva ko harabura amazu, none harabura amazu. Twarangiraga abantu bavuye i Kigali uburyo baza bakahagera. Ni karibu rwose, ni karibu rwose, bazaze biga amateka barebe. Twarimo tunabwira abayobozi ba Kamonyi ngo ahantu hakinirwa n'amafilime, ahantu abantu baharuhukira, gutya abantu baba bafite akazi barushye baza bakaruhukira, abantu bakahaganirira. Abantu basaza nk'ubu bakaganira, abasaza iyo uganiye umusaza nk'uyu bakubwira amateka, bakubwira ibyiza uko abanyarwanda babagaho, ndetse bikagenda neza cyane. Nyamara mbashimiye rero, ariko hari icyo mwasaba abayobozi, hari ubutumwa mwaha urubyiruko, nta kibazo. Icyo ibyo twasaba ubuyobozi, twagira ngo nabo bajye banyaruka baze tubereke amateka ari ahangaha, byabereye hano kwa Ruganzu, barebe uko bahasigasira. Ubu ngubu mbese igira ngo ubuyobozi butahaba, aba bakura amabuye bajya kubaka baba barayahase, baba barabikubise rwose, barayajyanye. N'ibi tukweretse ari kiriya Kibuguzo, ari hariya Ruganzu yaruhukiye. Ubu ngubu n'iki kibumbiro cy'inka baba barabihinze kubera, kuko urabona bimwe barabihinze, umunyururu nk'iriya ntabwo bari kiriho, baba barabivanyeho. Umunyururu w'imbwa ye aho yari ishumitse ariko nk'ubu ngubu ejo abanyeshuri barahageze, nabo barahatembereye baje kureba amateka. Ubu tubwire rero nk'ibigo by'amashuri bari muri Kamonyi, abantu bari muri Musambira, abantu bari Mugina, abantu bari Kayumba, bajye batembera hano, abantu bari amarembo hose, abantu bari i Kigali, abantu mu majyaruguru baze barebe ibyiza biri muri Kamonyi. Amarembo arakinguye rwose, ahantu hakwiye kujya mu batubwirire, bazaze bareba amateka. Tubatambagize ku mana y'abakobwa. Buriya igisiga nacyo, kiriya giti nacyo ni ukucyita, kiriya kigabiro cyo